Haleluya, amahoro y'Imana bane natwe, ku mazina ni y'ayandi, Umutoni Sandrine. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mbashishikariza gushima muri byose. Nubona bukeye amahoro shima, nubona umunsi wiriwe ari amahoro ushime, nubona ibyawe wabigiyemo bikemera shima, kuko hari ababigiyemo biranga ariko wowe byemeye shima. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tunashima Imana yaturindiye umubiri n'ubugingo. Hari abakurushaga ubwiza, hari abakurushaga uburanga bavuye mu mubiri, ariko wowe kuba ugihumeka nta kiguzi na kimwe watanze, uriho kubw'imbabazi z'Imana. Hari abari guhumekera ku mafaranga atandukanye, hari abafite imiborogo bari kuvuga Mana nunkura ahangaha nzagushima, ariko wowe wabonye ari amahoro. Shima Imana muri byose. Tugiye gusenga Imana, ushima Imana yabanye natwe ikakurindira abawe, ikakurindira ibyawe, ihabwa icyubahiro kuko ari umubyeyi. Mana turagushimye, turaguhimbaje, wabanye natwe, waturinda umubiri n'ubugingo, uhimbazwe, uhabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, nirice mu gutwi kumwe ngo cyangwa se rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Nkweretse umuntu wese ugiye kureba iyi video, ndakwinginze ikibazo afite ugikemure nk'Imana. Nzi yuko ushoboye byose. Mpagaze ku ijambo ryawe riri muri Yobu 42 umurongo waho wa 2, ngo nzi yuko ushobora byose, ngo nta kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ndazi ko umurozi atarogoye umugambi wawe, ndazi ko abagambanyi batarogoye umugambi wawe, ndazi ko naho inama zaterana batarogoye umugambi wawe. Turaguhamagaye kugira ngo umugambi wawe mwiza ube ku buzima bwacu, ube ku muntu uri kureba iyi video, mu izina rya Yesu Kristo. Nimba urwaye kira mu izina rya Yesu, uburwayi bwari bwo bwose ndabutegetse, kuko Kristo yaduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Niyo mpamvu iyi saha ndategetse, va ku buriri uryamyeho, kira mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse iyi saha dayimoni w'inyatsi, dayimoni w'inkurikizi, dayimoni y'akarande utubuza amahoro, mu izina rya Yesu Kristo ndagucacagura, ngutesheje agaciro ku bwoko bw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ufite ubukene, ndagutangariza ko dufite Imana ishoboye byose. Guhera iyi saha nirukanye karande y'ubukene ku buzima bwawe, karande y'inyatsi ndayirukanye mu izina rya Yesu. Mpamagaye gukora kw'Imana, mpamagaye imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, turi busange muri Zaburi 83. Aravuga ngo Mana ntuceceke. Umuntu ashobora kugera mu byawe agaceceka, imiryango ishobora guterana ikaburira umwanzuro ikibazo ufite igaceceka, inshuti zishobora guterana kubw'ikibazo ufite zikakiburira umwanzuro zigaceceka, ariko ijambo riratubwiye ngo Mana ntuceceke. Mana ntuhore, ntiwirengagize. Imana ntirirengagiza ikibazo cyawe, nk'uko umuntu ashobora kwirengagiza, nk'uko ushobora kumubwira akakwereka ko atumvishe, ntiribwirengagize mu izina rya Yesu. Ngo nk'uko abanzi bawe bagira imidugararo, abakwanga babyukije umutwe, ngo abakwanga babyukije umutwe, abatakwifuriza ibyiza, abifuza ko waseba, ariko Imana niyemere ko useba, ikabimura amagambo kuri wowe, ikabima uruvugiro kuri wowe. Ihabwa icyubahiro kuko ari umubyeyi. Ngo bagambirira imigambi y'uburiganya, ngo bagirire nabi ubwoko bwawe. Haleluya. Ngo bagambirira nabi, mbese imigambi y'uburiganya, imigambi idafututse bakayigambirira ku buzima bwawe. Ariko ijambo riratubwiye humura, Imana ntiri buceceke mu kibazo cyawe. Inshuti zishobora guceceka, abavandimwe bashobora guceceka, ariko Kristo ntazigera aceceka ikibazo cyawe kitarakemuka. kubera ko ni Imana irengera intore zimutakira ku manywa na nijoro.
ngo bagira inama abo urindira mu ijisho, baravuga bati nimuze tubarimbure bataba ishyanga. Haleluya. Ngo bifuza kukurimbura, ntibifuza ko ibyiza byakugeraho, ntibifuza ko umuryango mbese n'uwagukomotseho, ntibifuza ko yahumeka. Hari abarozi baturarira bakarara, numva bakemera ntibasinzire, bakemera ntibarye, bakemera ntibaryame, ariko Imana ntibashigikire. Haleluya. Imana ikihesha icyubahiro nk'umubyeyi. Imana itugirire neza. Imana ni inyembabazi. Imana ni umubyeyi. Haleluya. Inshuti zishobora kukuvaho, abavandimwe bakakuvaho, ariko kubera ko Imana ari umubyeyi, ushobora kuba udafite umubyeyi wo mu mubiri akaba yarapfuye, ariko abo bose bakakuvaho, ariko Imana ikavuga ati mwana wanjye ngwino, humura, ndi kumwe nawe, uhumura. Nubwo baturarira, bariya bareke ni abazamu Imana iba yashizeho mu gihe nk'iki cyacu, kuko nta muntu wabasha kurogoya umugambi w'Imana. Umurozi se yarogoye umugambi w'Imana igufiteho? Umva, nta n'umuntu n'umwe wahindura kalenda yawe y'Imana yaguteguriye. Kuri kalenda yawe hariho kumanuka, hariho kuzamuka, hariho gutambika. Buri muntu wese akibura urusoro mu nda y'umubyeyi we, Yesu yari yaramuteguriye kalenda. Niba Imana yaranditse ko utazicwa n'abarozi, ubwo bufite n'ubwiki. Niba Imana yaranditse ko utazakenyuka ku bw'abarozi, ubwo bufite n'ubwiki. Bareke abo ngabo bakoresha igihe cyabo, ariko Kristo ntazigera bashigikira. Haleluya. Imana itugirire neza. Ngo kugira ngo izina rya Isiraheli ritibukwa ukundi. Hari igihe baba bashaka kugira n'akagukomokaho katazongera kwibuka, ariko Imana ntibashigikire. Ntiwamera Imana icyubahiro itemera ko abarozi ibahereza ijambo ku buzima bwawe, bakaza bakarara babyina, ariko ukabyuka amahoro. Ntishigikire ibyo bakoze, ntishigikire imigambi yabo. Uyimpera icyubahiro ugifunguriye video. Ngo kuko bahuje umutima wo kujya inama, ni wowe basezeraniye. Bajya inama zo kukugirira nabi, inama igaterana, sinshaka runaka azarangiza uyu mwaka, ukawurangiza ndetse ukarangiza n'imyaka na 50 kubera Imana. Ntabwo ari ukubera abantu, ntabwo ari ukubera abo muturanye cyangwa se ab'imiryango. Bashobora, umva, hari igihe umuntu yifuza ko icyiza kitakubaho cyangwa se ko nta neza y'Imana yakubaho, ariko Imana yo ni Imana, ntabwo ijya yemera kubashigikira. Umuntu hari igihe abona ko icyiza kitagukwiye, akabona ko ari we gikwiye buri teka kubera ko ari umuntu, ariko Imana yo ikabona ko kigukwiye ikakivuga. Imana itugirire neza. Ngo ni wowe basezeraniye, bagasezerana ibyo kukugirira nabi, ariko Imana ntibashigikire. Ngo nibo banyamahema ba Edomu, ba Isiraheli, kandi n'aba Mowabu, n'aba Bahari, n'aba Gebaru, n'aba Moni, n'aba Mareki, n'aba Filisitiya, n'abatuye Itiro, Abashuri nabo bafatanije nabo baba bakabaye bene Loti. Amina. Imana itugirire neza. Turashima Imana ko ari umubyeyi, ntabwo ari nk'umwana w'umuntu. Kristo ni umutunzi w'imbabazi. Abandi bose hari igihe batuva bakatureka, bakatwereka ko bataturiho, bakamanika amaboko kubera ko duhorana ibibazo, ariko Kristo humura, ntazigera amanika amaboko ku bwawe. Shalom shalom.